Haleluya. Amazina nitwa nyina w'Inyange Clementine. Ndi umubyeyi ufite umutware, kaninginga umutware twazanye haguruka basuhuze. Amen. Munyemerere mu muntungira ibiganza, Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha. Ndashima Imana. Hanyuma Yesu amaze kuduha abana 7. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ari igihe umuntu abivuga utaramubona wenda akavuga ati ariko komera, Yesu arahari. Yesu ni umwami, wabidukoreye nawe azabikora. Imana ishimwe. Kadusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 61. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4. Mwihute muhagere, page 706. Mwihute muhagere. Ijambo riravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Haleluya. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Imana itugirire neza. Katwihute tujye no mu Baheburayo ibice 7. Hirya rwose mwihute, page 225. Baheburayo ibice 7, turasoma umurongo wa 25, tugarukire ku wa 27. Ndumva yariyo magambo tugiye kuganira muri uyu mwanya, kandi Imana iradushoboza. Mwahageze? Murongo wa 25 haravuze ngo, murongo wa 25 haravuze ngo nicyo gituma abasha gukiza rwose abageragezwa. Imana nawe kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiye, aho niho nagendereye, byari bikwiye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo wera. Haleluya. Utagira uburiganya, utandura, watandukanyijwe n'abanyabyaha, kandi washyizwe hejuru y'amajuru. Utagomba iminsi yose nka batambyi bakuru bandi kubanza kwitambira ibitambo by'ibyaha by'ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ubwo yitangaga. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Nabazaniye ijambo rivuga ngo byari bikwiye ko Yesu aza. Haleluya. Byari bikwiye ko bigenda gute? Ayiwe, Yesu yarakwiye. Imana ishimwe. Kandi n'ubu ndakukwifuriza ajya horaza. Byari bikwiye ko tugira umutambyi umeze atyo wera. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma twahereye muri Yesaya 61. Imana ishimwe ngo bagiye kubona abatambyi bahoraga batamba ibitambo bagira gute, ntibamenya ko Yesu yaje, bakajya bahora bambaye bya bishura byabo byanditseho amategeko. Ngo hanyuma umunsi umwe yasambye mu iteraniro, ngo bagiye kubona ngo bavuga ibya baramuvuga, ariko bamuvuga nk'umuntu uzaza kera. Imana ishimwe ngo bagiye kubona babona umusore ahagurutse aho hagati, ngo babona aratambutse ngo agiye kuri ya ntebe, ngo iyo ntebe yahoraga iri aho ngaho, ngo bavuga ngo Mesiya niyo azicaraho, mumuhereze icyubahiro ko yaje akayicaraho. Amina. Imana ishimwe ngo babona aratambutse ngo aragenda yicaramo. Imana
Imana ihimbazwe. Ngo amaze kuyicaramo ngo abumbure iki gitabo, ngo arangije avuga aya magambo. Aravuga ngo hanyuma avuga aya magambo meza, Imana ishimwe. Aravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri jye. Aravuga ngo kuko Uwiteka yansize amavuta, Imana ishimwe, ngo mbwirize abagwaneza. Haleluya! Ndashima Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo ashobora ibyananiye abantu. Ashobora iki? Ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Imana ijya ibafasha mu babagwaneza. Imana ishimwe. Umuntu w'umunyamwaga kugira ngo yumve ubutumwa bwiza biragora. Biragora. Ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Icya kabiri ngo kuvura abafite imvune zo mu mutima. Ninde wari kugushobora koko? Reka nkubwire, umuntu aravunika mu bintu bivuna abantu. Ushobora kugenda ugakandagira ahantu utari witeguye ko hari umwobo cyangwa umworera cyangwa ikintu cyose, ukumva uravunitse igufa rigaturika. Aho ngaho bakujyana Fayisari na CHK, bagafata bakunga bakamanika mu ndege, bakagira gute, bagasanasana. Ariko uyu mutima, umutima wawe n'uwanjye bijya bihura n'imvune, ugakandagira ahantu utari witeze ko wakandagira, ugakubitwa icumu n'umuntu utari witeye ko yari kujomba, yayiwe ukavunika. Yesu, ndagushima kari umenye imvune zo mu mutima. Uravunika mu mutima, ukambariraho igitenge cya superi, ukambariraho ikanzu nziza, ugashyiraho ikote, umutima waravunitse, warabuze na pomade yawe uvura. Ariko byari bikwiye, Satandi minifo, byari bikwiye ko Yesu ahagera. Haleluya. Iyo ndi kuvuga Yesu, niba ari uko ntaramumenya neza, Yesu araryoha ku buryo uko umuvuga, uko mwinjiramo wumva utaramumenya. Haleluya. Wumva ukeneye kongera kumumenya bushyashya. Yesu we, hari ikintu namaze kumona. Uko ugenda ubana na Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo nutumbira Yesu uzasa nawe. Bari kubugome bitabe, bose bazamenya kubana nawe. Bari kubugome bitabe Yesu. Haleluya. Haleluya. Turacyafite akazi baroko, turacyafite akazi. Nanjye ndagafite, nawe uragafite. Imana itugirire neza. Ntabwo akazi mfite ari ako kuririmba, ntabwo akazi mfite ari ako kubwiriza gusa. Biransaba gutunganira Imana ku buryo nintumbira Yesu abantu bazabimenya ko mbana nawe. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Abantu bakabimenya, aho ntuye bakabimenya, ntarinze mvuga amagambo menshi. Bakavuga ati nyina w'inyange abana na Yesu. Ubugome baburambike hasi, bavuga ati twikuye ubugome. Uriya mugore abana na Yesu, uriya mugabo abana na Yesu, twikuye ubugome, dusanze Yesu. Urumva utarakenera Yesu, n'ubu uramukeneye. Aracyakwiye, uracyakeneye kongera akazi wanjye akagaruka iwawe. Ngiye muramubwira nti ngwino, niba hari ibintu abarokore bafite imvune, kandi Yesu ngo nizo yaje kuvura we. Haleluya. Yesu avura ibintu dogiteri atakoraho, Imana ikazi ikabikoraho. Imana ishimwe. Yesu avura ibintu utabwira umugabo washatse kubirwaye ngo bikunde. Niyo wabimubwira akaba atabyumva. Ariko uyu mugabo witwa Yesu, ariko Mana akira icyubahiro, Mana akira icyubahiro. Uri izina riryoshye rihebuye. Imvune zo mu mutima
zituma umuntu ashobora kuryama akareba hirya akarara arira akaboroga uwo baryamanye ntabimenye. imvune zo mu mutima zishobora gutuma uyobora amateraniro ariko Imana warayitaye ntayikiri muri wowe. imvune zo mu mutima zishobora gutuma umuntu avuga Yesu ariko atakimwizeye, avuga ngo hari ibyo yashobora ariko ibi ntiyabishobora. ngavuga amagambo meza, aravuga ngo ariko Yesu wenda gukunda mu bintu ngukundira wigirira icyizere, niyo mpamvu nanjye nzakwizera, nzakomeza nkwizere. niko umuririmbyi yavuze, kuko ineza ye n'imbabazi bitarondoreka. Imana ishimwe. kandi aho nagendaniye nawe ntago yigeze anyobya. byari bishatse kuvuga ngo iki? yantumye kuvura ahantu umuntu wese atakuvura, ahantu umuntu atagera, nibyo yantumye. hanyuma reka nihute kuko ndi buvugemo utuntu dukeya mu materaniro ya mbere, twirinda kwica gahunda. icya kabiri aravuga ngo no kumenyesha imbohe ko zibohowe. kumenyesha iki? uzi ko umuntu ashobora kuba ari mageragere ariko yarabohotse, Imana yaramubohoye, hanyuma ukaba uri imbohe uri hanze, ukaba uboheye Nyabugogo no mu Biryogo na Kimisaga. yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe. imbohe, ngiye kuvuga ku mbohe nahatinde, kandi n'ubu Satani aracyaboha abantu. aricara akajya avuga ati ndamubohesha iki? niki cyatuma adakorera Imana? ndamubohesha iki? ngo bigeze bagerageza umugabo umwe ngo yakoraga ibintu bikomeye, ngo witwaga Samusoni, ngo akajya agira imbaraga, hanyuma aza gukina n'icya, ngo bakajya bamubaza ngo niki twakubohesha kugira ngo dushobore imbaraga ziri muri wowe. niki twamubohesha? twamubohesha iki? uriya mugore kayobora amateraniro, uriya mugabo kaba muri iriya korari, iyo yahageze k'ibihe byiza biza, uriya muntu twamubohesha iki? niki twamubohesha? umenye ko abashinzwe kuboha batigeze babika imigozi. imigozi ntabwo bayibitse. Imana itugirire neza. tagira ngo barayibitse. Imana idutabare. niki twamubohesha kugira ngo tumushobore? ngo Samusoni akajya akina rero, ngo akajya akina n'umuntu witwa Delila. atasiyo mwabagabo mwe, ntuzakine n'umuntu witwa Delila, ntakinishwa, nta mikino agira. ayo ntayo, ntabwo ngiye kuvuga ibye, ariko ngo ubu yaradutse no mu nsengero azamo, ku buryo azamo akaza kugusuhuza ngo Yesu ashimwe. ariko ni gute umuntu asuhuza umugabo w'abandi akamukubita igituza nk'ugiye kumuruma, atajya ahobera umugabo we gutyo? reka aho tuharenge. niki twamubohesha byibura ngo turebe, tube twamenya aho izo mbaraga zawe ziva? imbohe. arakuboha akakubohesha ikimina, wageramo kikakwambura umutima, ukamera gutyo, ugahora wikoreye abantu, ukavuga uti baragashira. akakuboha ahora ashaka imigozi yakubohesha. Yesu yaje kubohora abantu be. Imana ishimwe. yemwe umuntu ubashyura ahangaha, ndashaka kukubwira ngo bohoka. Yesu yaje kubohora abantu. uzika kuboha akaguteza abantu bakakuvuga, bakagerekaho n'ibyo utavuze, warangiza ukavuga uti ibi bintu mbivuyemo, ngenda biretse, bazajya bayatera ayo makorasi. iyi korari ndayumva, nibiririmbire, ndabibarekeye. naho arakuboshye, agushyize mu nzu y'imbohe. nta muntu uhimye, ahubwo ajya muri gereza, ajya gucungiramo, avuga ati ndakwibikiye. akira kubohoka kw'Imana mu izina rya Yesu. abaririmbyi nimubohoke, haleluya. uwakuvuza ntacyo yagutwaye, ahubwo yari arimo gusunikira kuri Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. nimubohoke, yaje kubohora ababoshye.
ayiwe nkunda Yesu we, Yesu ndagukunda ye baba we, hari igihe umuntu abohwa aho naho ntago matinzi. Imana ishimwe ye baba we. Aravuga ngo kandi no gukingurira bari mu nzu y'imbohe. Uragira ngo ntakaze? Mu minsi ishize yanshyize mu nzu y'imbohe, mbwiriza we, nyobora amateraniro, nirirwa ngenda nk'uko mpagaze nk'abantu, ashyiramo kandi abagutumira ntibareka kugutumira, ntabwo babimenya. Ikintu cya Satani akoreraho, nta aragufunga akagushyiraho amapingu, ariko abandi bantu ntibamenye ko wageze mu mapingu kera, bakajya babona uri gukizwa, bakabona uracyakomeza, yaramaze kukudanangira kera. Anshyiraho amapingu, amapinga aramfata. Mane tugirire neza. Ndashima Yesu ko yamenyesheje umwaka w'imbabazi. Mane shi muri uku kwezi narwajije mwene data, nakundaga. Hari igihe ukunda umuntu bikarenga kumukunda, ukumva kumaze ibikomere bya bene wanyu, ukumva kumaze ibikomere by'abakwanze, ukavuga ngo abanyanze bose ntacyo batwaye. Uyahari ntacyo batwaye. Ndetse ni Imana twayihamagara ikajya ivuga ngo iramukijije, aranakira. Ndabibona harangije Imana iradutungura. Nje arambwira ati ndumva ndembye njyana kwa muganga. Tugeze yangwa mu maboko tuvugana, aravuga ati mfata ukuboko, ndamufata. Narapfuye ndabora, zuka Yesu yarazutse. Wowe uri muri riteraniro ndakubwira ngakira kubohoka kw'Imana. Soka mu gihome winjiyemo, uzuka Yesu yarazutse. Umuhereza cyubahiro n'umwana. Sinzi ukuntu abikora, ntabwo nzi ukuntu abigenza, ariko ni umwami ukomeye. Ngiye kubona mbona umuntu arebye mu ijuru, abantu bazataha, baroko bazataha. Hari igihe najyaga muzanaho ubudodi, nkaza nkamubwira ntariko barunaka ko nakibabona bagiye. Atariko reka abantu bakora ibyabo. Ati jye sinshaka ibinyanduza, ariko mwaretse tukanga ibitwanduza. Urumva we, niriwe hanze, umuntu ntaheruka kujya hanze. Nje mubwira amakuru, abarunaka bagiye, wiriwe wenyine. Ni wenyine. None se baba, ndashaka kukubwira ngo Yesu ageze ku musaraba, urumva Barutimayo yazuye, nta bari bahari, yahumuye amaso, nta bari bahari. Babandi yagiye akorera ibitangaza, nta bari bahari. Ngo icyakoze hasigaye abagore, ngo bakajya bavuga ati nyamara turaguma ducungira ahangaha, tuzane n'imibavu. Ndashaka kukubwira ngo nikikakara, ikigeragezo nikiramba, babandi ntibazaboneka, ariko Yesu azaba ahari. Yesu azaba agize gute? Ambwira amagambo meza. Arambwira ngumva mwabarokore mwe, ndabatangariza amagambo meza. Ndashaka kubabwira ngo bana na Yesu, nutumbira Yesu uzase nawe. Imana itugirire neza. Arambwira ngo umuntu wese akora ibyo abashije, ntuzabarenganye. Arambwira ngo va ku bantu, nutinda ku bantu urasigara. Abantu murabashaka hiki? Murabashaka hiki? Akora ibyo abashije, wenda yaje aho ngaho kugira ngo ajya gusigaza inyuma. Wamurenze se? Imana itugirire neza. Akora ibyo abashije, Imana idutabare. Akora ibyo atabashije se? Ambwira ayo magambo, ngiye kubona mbona agize atya. Arambwira ati Imana izabaha umugisha. Niyo magambo yambwiye. Arambwira ngo niba unkoreye, Imana ibyandike mu gitabo. Ndahagarara ndavuga ni Imana ntibaho. Ndavuga Satani arankanyaga, ashyiraho n'amapingu, ambohera inyuma, agatuza arakarega. Ndavuga narankoze. Mbwira Imana ntisinzongera kukuvuga. Ndabwira ntisinzongera kukuvuga. Nturancecekesheje. Ayiwe, arakuboha, kakwima icyo wari wishingikirijeho. Mugabo umwe yarabivuze, aravuga ngo niyo yanyimye ibyari bingwiriye. Nta muntu wakwimye, oya nta muntu wakwimye, nta muntu wagutwaye ibyawe, oya ntawe. Ni Imana yabyemeye. Ongera utumbire Yesu, agira ibindi akuremera. Va aho ngaho uri, imuka. Haleluya. Ndayibwira nti sinzongera. Ndagenda ndapfa, nanirwa gusenga. Dore nguriye umutware wanjye arabizi. Hari igihe umuntu ahinda ari mu birayi, ifiriti yayitetse akaguruka, tinara
we Yesu hose arahaba, no muri prayer ava bahari. Abageze ate yajyaga mbona nguruka nkanguka ndumva nyumvise we ndumva nayiheka, ngeze mu rugo ndakonja musize muri moruge, ndataha ndaceceka ndavuga nti sinzongera gusenga uhereye none nzajya ndyamiraho ndayibonye ikora ibyishatsi, nzajya mbyuka ngende umunsi w'ijashakira kunyica izanyica. Ayiwe data we ibintu umuntu iyi Mana twakurikiye naho ngahibayo naje kukubwira ngo bohoka. Yesu yaraje ngo atubohore. Mana tugirire neza. Ndahwera yari yaranyishe umutima muri ubwo burwayi bwe twasangiriraga ku isahani imwe. Ubu mu ndozi ngana uko nguko, dore ngo uri umugabo wanjye mu minsi yashize nageze ibiro 98. Nzana n'umugozi. Ibi biro birakabije. Abarokorewe ariko toroherwa vuba we. Ibiro birakabye ariko koko nabonaga bikabije. Erega na siporo ni irakenewe. Ariko Yesu afite yaha abarokorewe. Marishi hayavuga ngiye gusimbuka ndebe ko nagera muri ndebe ko nabigabanura. Wapi urasimbuka ukubitaho imigati 3 se. Mana tugirire neza. Ntibazababeshye umubyibuho uva mu biryo uvamo. Arabavuga ngo urumva rero ngo mbona byizana. Oya uva mu biryo. Mana tugirire neza. Kandi Imana igi nabibaha ntacyo bitwaye. Mana we ibiryo birananira, nkajya ngenda nk'icara nkajya kurya ibirayi nkasanga yarambwiraga ati ibiryo bimeze bite, ntibiraryoshye, ibiryo birananira. Najya kurya ibyo twasangiraga bikanga, nkareba ukuntu nzashorera abana 9. Yari umurokore mwiza. Ndashaka ukabwira ngo abantu bazataha. Simbagushe abantu bazataha, ariko bazajya iyo bakoreye. Ntago njya kubabwira amayereko yambwiye, ariko yarambwiye mbere yaho kuwa 3. Arambwira ati Imana yamaye irangamuntu, ati nabonye njya mwiranga mimerere bamiranga muntu nshya, ati irangamuntu ikayangana, ati irabagirana, ati navuye ndatambuka, ati mbona hari ahantu hari inyanja y'ibirahure, ati abantu bagendagayo, ati babaga bambaye inkweto zishayininga, ati zaka amatara amena amaso, ati ntabwo umuntu yabasha kuhagera. Ahantu tujya hari umucyo utegerwa. Haleluya. Ndapfa ijuru rirahari gusa n'ibyino mu isaha biragoye. Paulo ngo yavuze ibintu bikomeye, aravuga ngo ndasiga ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Iyi migozi dukurura y'inyuma ni muyitera umugongo, muvuge ngo byanga byakunda aho tujya turahasi. Mana ishimwe. Haleluya. Aho tujya turahari sifa kwa Mungu. Hanyuma aravuga ngo nazanywe no gukingurira n'abantu bari mu nzu y'imbohe. Ubu ushobora kuba wicaye hano tayari waramaze kugera uri mu nzu y'imbohe, waravuze utereka mpe kujyayo gusa niki se bafashe. Uko najyaga mu iteraniro nkavuga nti nta muhanuzi nkeneye, nanavuye nahanja hakurya iriya mu ishyamba rya hehe haba hari abantu bari gusenga twajyanye n'abandi. Ndababwira nti ndi gufashwa siransiye gusenga mvuga birananira, nkajya nicara nkavuga nti Imana ubu hari ahantu wakora, hari ikintu wakora ko wavuze ngo ushobora byose. Iyo ureka nkabari ngenda nkajya ndeba ukuntu nzashoreranya ubwana 9. Umutoya yiga muri materinere ya mbere nabireba ngasara nkavuga n'uyu mubyeyi twamenyaniye iki Mana, ibi bintu nkoze ni ibiki? Abarokore nabo burya baravuga we baragisunika bakagisunika bate uri hase ko yajyaga asengera abantu kwatamusengeye se yararwajwe nande na runaka. Yewe we subwo umuntu yamupfanya arihe, yamupfanya areba ndiyanga ndirenganya. Ndavuga nti Mana we menye nararangaye, ariko ndashimira Yesu ko akura abantu babashye mu nzu y'imbohe. Abohora abantu sinzi ukuntu abikora, ntago nzi ukuntu abigenza, ariko abarabohora. Nagiye kuryama nijoro mu minsi yashize, umuntu naramuherekeje arataha ngera Rusororo. Imana irambwira bucya tumuhere mu gitondo turi bumuherekeze. Irambwira ngo ndakwereka igitangaza nkoze, ngo ndakwereka ko bariya abana bose nzabaheka. We Imana izi guheka baroko,
Imana ize kugira gute? Wowe uheka umubanza mu mugongo wa Yesu. Utamuhekeye kuri Yesu n'ubundi yagupfira mu mugongo. Utamuhekeye muri Yesu iyi biryo gwarimo yonyine yamunywesha urumogi. Utamuhekeye muri Yesu n'ubundi wamujyana ku ishuri akagaruka afite derede. Yesu azi guheka. Nabahekere barako. Yesu nabahekere. Imana ihabwe icyubahiro. Naduhekere. Yongera duhekere. Yesu ambwira ijambo bye. Arambwira ngo wowe uri kurindagira uyu muntu imirimo ye yakoze sitoke ni nini cyane, ni ngari cyane. Imana imbwira ibintu bikomeye. Irambwira ngo dore ibintu urimo wowe uri gupfa kandi abandi ba nta kibazo bafite, ngo nabakozeho bose ni bazima. Irambwira ngo mu bintu bikwereka ko umwana wanjye namucyuye nta muntu uri buriri. Ndavuga ariko Yesu nawe ibintu uvuga ubu se wenda uw'imyaka 3 ntabyo azida, none se uw'irindwi n'uwa 12 n'uwa 14 n'uwiga mu wa 5 segonderi nabwo ntibari burire. Irambwira ngo uriya yagiye mu ijuru, ihumura ry'Imana rira. Irambwira ngo umuhango wo kumushingura urakorwa n'abamarayika kandi umwuka w'Imana arabatembera. Nta muntu urira ahubwo baraza kuririmba buzura ishimwe. Imana ishimwe. Tubona Yesu we, abantu bazajya mu ijuru. Haleluya. Abantu bazarita, abantu bazamera amababa, abantu bazaguruka, abantu bazajyayo. Haleluya. Abantu bazajyayo. Mana we, mbona Yesu arabikoze. Abana dutashye ndabashyira hamwe turasenga. Barambwira ngo turashima Yesu ko yakoze ubukwe bwa mama neza. Ndavuga ni karabaye. Nige ndimo mpfa. Imana we wanzuye nanjye. Ngiye kubona abana 9. Minerivare ni hafi miliyoni, irenga miliyoni na magana. Mbona abana bagiye kwiga ku itariki ya mbere nta ukererewe. Najya usanga umwe Imana yamwigishije uko gukora, undi muha uburyo, undi mwigisha ubwenge, uwariraga imuha guceceka, uwasakuzaga Imana ijyamo. Ndavuga ngo Yesu we, mbabarira undengere nanjye unzure. Haleluya. Imana ikubohore, ubohoke uve ku bantu wongera ukurikire Yesu. Ariko ubundi mwamuhereza icyubahiro. Manishe arambwira ngo ikintu cyababaza ni ukwambarira, ni uguherekeza umugeni ukabona ukuntu ubukwe ari bwiza, warangiza ikanzu yawe ugahita uyijugunya ukajya hariya ugahirimbiza imisatsi ukarwara amavunja. Nicyo cyaba kibabaje ku isi. Naho umuntu uherekeje umugeni afata umwitero wagakomeza. Umbwirira abantu ko ijuru rihari, abazaritaha bahari kandi barimo kurimbishwa. Imana ishimwe. Abazaritaha barimo kurimbishwa. Kurikira Yesu. Ndabohoka kuva uwo munsi. Ndavuga nti sinzareka kurira, ariko nzajya ndirambwira Yesu ngo nanjye uzampe kurangiza urugendo mu mahoro. Manishi twihuse rero. Araboha. Satani araboha. Ariko ngo yamutumye kubohora no gukingurira abantu bari muri izo nzu. Afite imfunguzo za gereza. Ahantu ufungiraniwe hose Yesu yahafungura akakuvanayo. Imana ihimbazwe. Kandi uyu munsi agukurayo akuvanayo. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma reka nihute. Aravuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umunsi Imana izahoraho inzigo. Imana izahora inzigo. Imana izahora inzigo. Ahantu sinaharenga. Abarokore, bantu bitwa abarokore bari guhemukira Imana ku rwego bireba ugahinda umushyitsi. Ejo bundi bafatanye umuntu yazanye moto kuyigurisha itariye, yarayipatanye. Dusanga ni umuririmbyi w'ahantu runaka ntagiye kuvuga. Umugore araza w'umupagani amukubita urushyi. Barako ntabwo ibyo bizaguhira, nta murokore bihira. Havivayo isira kanyaga abantu ku buryo ajya gufata amadeni atazishyura. Kavuga uti rero ayiki kimina ndayafasha arananiye. None hari akamina hariya batangamo make, reka nayo ngende nyafate. Hafi Imana izahora inzigo. Abantu bari guhemuka ku rwego ukorana n'umuntu umurimo agusunika ngo uvemo, kandi nta wundi muntu afite azahatereka ngo ahicare. Kuri kurwanya uwo muntu mwegeranye, hari undi muntu wazanye uzahagarara mu cyimbo cy'akabukora. Mana itugirire neza.
iyo umuntu arambuye umunwa avuga mwene se Imana idutabara aba arimo atanga Yesu ni ukuri Imana itugirira neza. Wagakwiye kungirira ibanga cyangwa ukanyicaza ukambwira utariko ibi bintu ntabwo bikwiye. Iyo ugiye kubwira undi muntu uburozi bwinshi mwumva abantu birirwa bavuga naje gutahura ko bwisha ari ubw'amagambo. Nubwo amagambo pe umuntu araza akakuroga, umuntu akakuroga neza ugapfa uhagaze. Umuntu yajya ahagarara hano imbere ukavuga ati kumubona biranyishe. Imana idutabare. Yesu azahora inzigo, azahana, ntagahona areka kugenda ntabikubwiye. Hanyuma hanze avuga ijambo ryiza, Imana itugirire neza. Naratangaye ahantu nkorera haba ibintu byinshi bitangaje. Ngiye nkorera nyine ahantu abantu benshi baciriritse, ariko natangajwe n'umuntu umwe yaraje arambwira ati jya ndahanura we turanerekwa. Ambwira ibintu bikomeye, arambwira ati ubu ngubu atariko n'ikindi nanone ati ubu ngubu twaje ndendi no mu kazi ati nzajya ati amakuru yanyu we ngomba kujya nyamenya. Imana itugirire neza. Ndamubwira nese urahanura uranerekwa uri no mu kazi, urumva ibyo bintu uzabivanga bihure. Imana idutabara. Ndamubwira nese mu minsi yashize ko nabonye uri kumwe na wa mugore wa runaka, buriya se uranahanura hari? Arambwira ngo ariko mureke mbabwire mwabarokore, hari ibintu bitavangwa, hari ibintu bitagira gute, hari ibintu bitavangwa. Ibi bintu wibivanga, niba bikunaniye genda uvuga uti birananiye, abantu bamenye uko bakurwaza. Nyivuga uwo muri iyo minsi muzi uwo muvandimwe, hari umuntu twakoranaga ivugabutumwa w'umugabo, kandi murabona ndakecuye. Imana itugirire neza. Usibye utu tuvuta mu ruzi twa Yesu ntabwo umuntu yabyara karindwi ngo abagihagaze yemye. Imana itugirire neza. Imisokoro rigenda kuvamo wumva, mu mugongo hagenda hasukuma wumva. Murabona ndashaje. Uwo mugabo afite abana 3 twakoranaga ivugabutumwa, nkamwohereza ahantu nawe akambwira ati jya hanaha ati rwose. Hanyuma ejo bundi mbuze uwo muvandimwe, buri gitondo akajya mpamagara, ngira ngo ni urukundo, akajya mpamagara akankaniriza umwanya munini nanjye nkamwikiriza. Arambwira ati rero reka nkubwire ati numvise Imana imaze kujya nguhakeya ati kugira ngo nkomore ibikomere. Ndavuga ati buriya ni keya z'Imana. Ariko mw'abantu b'Imana buri gitondo saa 3 yarampamagaraga. Noneho ikintu cyambabaje akajya amamagara akambwira, ngiye kumva numva atangiye kujya avuga za sheri, ngo sheri ni mu izina rya Yesu uranyita sheri ingana ntya, ngo nyine ngo rega namenye ko abagore benshi bo mu itorero ngo bapfaniranye, ngo abagabo babo batabahakeya ngo kubera za shuguri, ngo ubwo rero jyewe ngo sigaye nkora za kanseringi ngo zo mu itorero. Ndavuga ati karabaye babyeyi ubu abakecuru koko baduhe za kanseringi, abantu b'abasore b'imyaka 27 batwite za sheri, hanyuma abagabo b'imyaka 30, umwana w'imyaka 18 akwite bebe, ubebe zuhenge ku mutwe, ububaye bebe ko. Ariko si ikibazo barako. Imana izahora inzigo. Asenga Imana byari bikwiye, ongera uhure na Yesu, ongera ubonane na Yesu. Imana itugirire neza. Reka nsoreze kuri ako k'uwo muntu, ibindi ndabivuga no mu rya kabiri ntacyo bitwaye. Ariko reka ibyo mbireke nivugire ku cya 8. Imana idutabare. Ngewe ntago nakureka, ntago waza kwirirwa umbwira ibintu by'amafuti. Ndi umukecuru, Yesu yazambaza icyo namaze. Imana itugirire neza. Numva arambwiye ngo buriya rero, ndamubwira nti hanyuma bakorera kanseringi imeze gute? Ngo ubu ngubu ngo ndashaka ko tuzahura tugasengana, ngo nkagusengera, ngo uwo muvandimwe wawe ngo nzajya mu ruhande rwe musimbura uwo wapfuye, ngo nzagusengera, ngo ubundi nzagutega igituza, ngo uryame muri mu izina rya Yesu, werekejeho umusaraba wa Yesu.
ngo abagore mbashyira mu gituza ngo nkamubwira ngo rira, ngo rira bigushiremo, ngo hanyuma iyo ageze mosiyo ngo ibyo ashoboye byose ngo kandi iyo ndangije ndamusengera. Niko se bako niba abakecuru babaryamisha mu gituza, mwebwe babaryamisha murabe maso mucane maremare, Mana dutabara. Kandi ibintu byo kwivugisha ubu ngo dufite abakobwa rero ngo kuko bakijije ngo urumva ngo ya nukuri ngo mfite isoni, kanura mubwira uti have, ndi umuheburayo, ndi umunaziri w'Imana. Mana tugirire neza, ntushire isoni. Ariko abakobwa birishwa utwara ngo urumva rero iyo ugiye kwirishwa inzara fini dayimoni aba yakurangije. Urarya inzara se kubera iki? Kuri umukozi w'Imana mubwiza ukuri uti jyewe hoya ndi umukristo. Kandi ivugire aka kanyuma dusenge. Yavuze ngo naje gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barire. Muzi ko dufite itegeko riturengera, mwari mubizi? Yasize ibindi ndabisimbutse, hari itegeko riturengera. Niyo mpamvu ubona ibintu biguhagurukira Yesu akagenda akabyinjiramo nijoro akakubwira ngo iyi nzira ntuyinyure, wowe winyurire iyi ngiyi. Twa dufite amategeko ava mu ijuru, inama iraterana ku bwacu bakajya bavuga ngo nyamara yagambaniwe, hakamanuka itegeko rishya ritari ririho. Haleluya, haleluya. Yesu naje gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira no kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Haleluya. Ntabwo ukuntu dusa nubwo twirabura, Imana itugirire neza, ni iri zuba, ariko ntabwo tuzasazira mu ivu, ahubwo Yesu arashaka kutwambika ikamba. Haleluya. Ntabwo tuzamera gutya. Satani nakubwira ngo urapfuye, uzamubwire ngo n'ubundi imyaka maze asijye uyimarishije. Nakubwira ngo ntuzageze ejo, uzamubwire ngo hejo naho Imana, umubwire ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibintu bizaba. Haleluya. Ararufite we, niwe ufite urufunguzo rw'ibintu bizaba. Hanyuma ageze hasi, reka manuke hasi nihute, aravuga ngo kandi bahabwe izina byitwa ngo ni ibiti byatewe n'Imana byo kuyihesha icyubahiro. Ndakwinginze mama, jya wambara umwenda ku buryo abantu bavuga ngo ni igiti cyatewe n'Imana cyo kuyihesha icyubahiro. Papa, jya wambara ku buryo bavuga ngo ni igiti cyatewe n'Imana cyo kuyihesha icyubahiro. Nushaka uburi Nyabugogo abantu mukorana bajya bavuga ngo ariko hariya hateretse igiti cyatewe n'Imana, kuko hari itegeko rigize gute rikurengera. Umuntu umwe yambwiye akantu, ndavuga ngo nako ndagufashijwe. Yambwiye akantu, arambwira ati mwari muzi ko hari ibigerageza Imana ikirisha ibindi ntigutese. Arambwira uwo muntu, arambwira ngo ikigeragezo cyo kumanika igiti cya Moridekayi cyari ukugira ngo umwami abure ibitotsi. Iyo kigeragezo kitamanuka ntabwo Moridekayi yari kumenyekana ngo biriya byose bimukorerweho. Hagarara kigabo, igihe igiti bakimanitse itegeko rizamanuka ryivuge. Haleluya. Arambwira ati hari igihe abantu barara badiha iwawe, abajura bahagera, Yesu akavuga ati isinzirire. Haje abantu barara bakurinda, akarara adiha avuga ati narindagire nakena. Abajura bakaza bari kukurangiza, bakavuga ati ariko ahantu haba abazamu, ahantu haraba abazamu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yewe we, noneho rero manutse nihuse, aravuga ngo bazubaka hasenyutse. Natse kuvuga ngo muyobo mbabara mvuga utuntu dutatu twonyine. Bazubaka ahantu hasenyutse, bazubaka amatongo yabanje kubaho, bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Utu tuntu dushatse kuvuga ngo iki? Imana itugirire neza. Aba bantu bazubaka ahantu hasenyutse. Ndashaka kukubwira ngo ibintu biri kuza gusenya abantu birahari, ariko ndashaka kukubwira ngo imbaraga zibyubaka ziri mu barokore. Imana idutabara. Ibi bintu bizengereza abantu. Yesu afata ibinini akabibika mu biganza by'abarokore. Warambikaho umuntu ikiganza, diyabete igashokamo yumva atakwinibo bikutaye aminifo. Azubaka ahantu hasenyutse. Hanyuma reka mbabwire ikintu gikomeye, bazubaka amatongo yabanje kubaho. Ari ibintu byitwa amateka byabanje kubaho, byabanje. Turaza tubyidumburamo, dushanga hari amateka, hari ibintu twasanze. Ibi nabyo tuzabyubaka. Muzi ko iyo wageze muri Yesu nta muntu utera umwaka.
ntabwo se mubizi ibyo bintu? Ntabwo mubizi. Igihe narabisanze hepfo y'iwacu hari abantu bitwa kwa Ntuza ntavuze ngo bateraga umwaku. Mu gitondo twarasohokaga ari mu bizami, ugiye gukora icya leta akavuga ati ca mu gikari mbanze nkurebere. Ca mu gikari runaka ahagaze hanze, ntumusuhuza, ca mu gikari, umurebye yagutera umwaku. Ndashima Yesu ko ahindura ibintu by'amateka, ibyo bintu bikarangira, ntihazagira umuntu wongera kubivugaho. Bazubaka ibintu byabanje kubaho. Haleluya! Iyo ugeze muri Yesu ibyo bintu birashira. Hanyuma hasi hakavuga ngo bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Bishatse kuvuga iki? Hari ibintu bya karande ngo bitwiruke inyuma. Kwa Yesu ni bayi bayi. Haleluya! Hari ibintu bya karande ngo byamaze igihe kirekire, ngo mu gisekuru cya 10, ngo mu gisekuru cya 10 na kanga utabikinisha. Ibi bintu bibaho, umuntu agakorera Imana ariko akishingira, ukumva ngo yagiye nijoro. Singo uyu mugabo yanyinginze ngashake nkajya mubwira nti have, reka nziyizire nijoro. Arije mbimusaba, Imana dutabare simbahaye ubona. Nireka nzaze kuko nari ntangiye kwiga kaminuza, karandi kanza kanyibati wowe igendere, kuko iwacu nta muntu wari warakoze ubukwe. Imana itugirire neza. Kandi nkigera mu barokore, Yesu yari yarambwiye ijambo byiza, bazubaka ibintu bya kera, bya bindi byabashwe kera bakavuga ngo aba bantu bazamera gutya, bazabaho nabi, bazagenda gutya, bazajya bakorera ibigirwamana, bazajya barara bagira gutya. Hanyuma ibyo bintu bya kera twe turaha ngo tubyubake mu izina rya Yesu. Haleluya! Ibyo bintu bya kera Mana dutabare, bazabyubaka. Ntukajye ubireka. Ibintu wasanze iwanyu bavuga, ibintu wasanze bihaba, ibintu wasanze ngo barakemuka, kumva umuntu aravuga ngo iwacu nawe urenze imyaka iyi niyi. Ubaka ibyo bintu bya kera, uvuga tuzagira 70 ndetse 80. Ibyo bintu bya kera nta wundi uzabyubaka, ni wowe waje muri Yesu. Imana ishimwe. Hanyuma kadusenga Imana iminota yamfasha. Hari hakwiye Yesu. Karanda kavugaho mu iteraniro rya kabiri, Yesu yarakwiye kuza wera, tagira uburiganya. Uwo muri ntazakuriganya, nta nuzakuriganya hari. Tugiye gusenga Imana. Haleluya! Ariko nta muntu waba uri muri riteranira akavuga ati ndumva nkeneye Yesu, ndumva ari ukwiriye mu buzima bwanjye, ngazamura ikiganza tubanza ari we dusenge. Mana tugirire neza. Nta muntu uri muri riteranira ati ndumva Yesu arakwiye mu buzima bwanjye, ndakwinginga zamura ikiganza tugusengera Imana. Yesu arakwiye mu buzima bwanjye, mu bugingo bwanjye. Ukaba waraguye cyangwa ukaba udakijijwe, ukavuga ati ndumva nkeneye Yesu mu bugingo bwanjye, zamura ikiganza tugusengera Imana. Imana ikwihera umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha. Yesu arakwiye mu buzima bwa, Imana ibaha umugisha. Mwihagurukire tubasengera Imana, kandi mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi. Muhaguruke rwose tubasengera Imana. Aba bantu nibaze tubegereze Yesu. Ibintu Yesu akora nta wabirondora ngo abirangize, nta wabirondora. Agiye kubivuga ntibyarangira, nta wabirondora. Nawe yizire, ngwino nawe uraha inyuma, yizire wisangire Yesu. Imana tugirire neza. Ibintu Yesu akora uramukeneye. Yesu niwe ukwiye, niwe washobora ibyo bintu byamaze igihe kirekire. Yesu niwe wabibasha wenyine. Yizire, mutambuke mwize. Namwe nimuze simbatindiye, nawe wari uri kubitekerezaho, banguka yizire nawe. Mana tugirire neza, ngwino usange Yesu. Mana dutabare, yizire nawe, turugutegereje. Ni Yesu wenyine. Imiryango ubu ntigikoraho, abavandimwe ntabwo bahagera. Hakenewe Yesu, ukaza ukamubwira uti ni wowe shaka wenyine, ni wowe shaka, ni wowe ukwiriye, ni wowe ukwiriye. Reka dusengera aba. Mana ibaha umugisha. Reka umushumba wahadufashe abasengera Imana. Mufatanirize hamwe twingingire aba bantu, kandi Yesu nk'uko twamaze kubyumva icyamuzanye ni ukugira ngo abohore imbohe. Nta kindi rero gituma tuba mu biziriko ni ukuba mu byaha.
uyu mwanya rero ni umwanya wo kugira ngo abantu babohoke. Abo baraje ngo babohoke bave mu byaha, ariko nawe niba usigaye nabuze, nawe ubohoke, nawe uve mu byaha. Reka dusengera abangaba rero babohoke, bakire rwose, Imana ibakize. Tubingingira Imana, ariko nawe ntuzagende uri imbohe, ntuzagende uri mu kiziriko cy'ibyaha. Imana data wa twese, Imana nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, wowe wabaye umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze abohora abantu. Kandi n'uyu mwanya twumvise yuko yaje kugira ngo abohore imbohe zibohoke. Kandi tumaze kumenya neza yuko ibyaha ari byo biboha abantu. Ariko turagushima kuko wakoze uwo muteguro kugira ngo ababasha babohore. Niyo mpamvu dusabiye aba bantu bapfukamye hano, babohore Imana, bakure mu bubata, bavane mu byaha, beza ubatunganye, ubaboneze, ubakureho Mwami bitagushimishije byose, kugira ngo babe Mwama bera kandi basingirane n'abera mu bwami bwawe, mu izina ryawe Yesu Kristo Umwami wacu. Turabasengeye, turabingingiye. Mana ndagushimira ko wumvise kandi ukaba wemeye kubabarira no kubejesha amaraso yawe Mwami Mana. Uhereye ubu ngubu ntibakongere gusubira mu byaha, ahubwo bagendane nawe kandi babe mu itorero, bakora imirimo y'itorero, ibyo ushaka, ibyo ushima. Ndagushimiye kuko ubabariye ukabejesha amaraso yawe, kandi byose mbizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Nimwiganire hariya, hanyuma uriya mugabo arabafasha, hanyuma mugaruke. Hariya mugende mumukurikire, hanyuma muragaruka mu materaniro n'ubundi. Imana ibahe umugisha. Ndumva twese twasenga Imana. Haleluya. Murumva tutabwira Imana ngo ngera ugaruke mu bugingo bwacu, ongera uzemo, hari ibintu tugukeneyemo, turumva wadukora mu ndi murimo. Haleluya. Ubwire Yesu ngo nkeneye umurimo wawe muri jewe, nkora mu ndi murimo. Mwami Yesu, iri teraniro ryawe riri imbere yawe, aba ni abana bawe bakeneye umurimo wawe muri bo. Ni wowe ukwiye Yesu, ni wowe ukwiye muri ubu buzima, ni wowe ukwiye muri iki gihe tugezemo, ni wowe ukwiye. Ngwino ubashoboze, uba wagira imyanda yose, ibyari bibananije, ibyari bibaboshye, ibyari bibasunitse, ibyari bibavanye mu birindiro, ibyari bibaciye intege, ibyari bibarembeje, ibyari bibananije, turabyirukanisha amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Oroza imbaraga zawe, abakozi ku murimo bakomere, kandi nyakubahwa Imana Rabbi Mora Senyere etasividrebe, ubuzuza umwuka wawe wera, ubambika imbaraga zo kukwikomezaho. Urakoze kugira neza, twawe kukomeye amashyi tugushima, ni mu izina rya Yesu. Amen.